ndabona mpageze. Imana idufashe cyane kandi tugire neza. Ibice 12 umurongo wa 15. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza hanyura. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza ahanyura. Bakristo bene data, aya magambo dusomye, Imana idufashe kandi tugire neza, ni ijambo rivuze ngo Imana yenda kukwirata, ariko igatekereza ko nimara kukwirata uzayikoza isoni. Ishaka kuguha ibyakogeza, ariko igatekereza ko nimara kukogeza izagusanga muri maraya. Imana ishaka kugusiga amavuta, ariko ifite amakenga itese nimara kumusiga agatana n'umudamu we, aya mavuta azabapfuye iki? Imana ishaka kuguha ubutunzi, ariko ifite amakenga. Jambo riravuze ngo Imana idufashe kandi tugire neza. Umuswa yemera irivuzwe ryose, ariko umunyamakenga atekereza, acunga, aveya ahari bunyure. Kwisi hasenga benshi, iyaba Imana itagira amakenga, ariryo jambo tugiye gusengeraho, abasenga bose babona ibya mirenge ku ntebe. Iyaba Imana itagira amakenga, abiyiriza bose baje bacura ingororano nyinshi. Ariko Imana igira amakenga, ikanga guha umuntu iyo ibona ejo azayimwaza. Yarebeye kuri Samusoni, imuhereza imbaraga mu musatsi, arangije ariyogoshesha, Imana ikorwa n'isoni. Yarebeye kuri Sawuli, imusiga amavuta ngo abe umwami, ejo arayimwaza, isigara iravuga ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli. Isi yose yuzuye abasenga, ariko Imana ije kuguha umugisha ntabwo ireba aho ugeze, ireba aho uvuye, ikareba aho ugeze, ikareba n'aho ugiye, ikareba ko ejo utazayikoza isoni, ikareba ko ejo utazayimwaza, ejo utazatukisha izina ryayo. Ni Imana ikuntumyeho ngo iyo ije kuguha ntireba ayo usenze gusa, ahubwo ireba n'ayo uzasenga. Iyo ije kuguha ntireba ibyo ukoze gusa, ahubwo ireba n'ibyo uzakora. Iyo ije kuguha ntireba aho ugeze gusa, ahubwo ireba n'aho uzagera. Iyo ije kukugabira ireba icyo bizamara, ireba icyo uzabikoresha. Niyo mpamvu abantu benshi basenga bakishuza Imana ko twasenze ntiduhe. Imana yari guhagaho n'umugisha, ariko isanga mu mwanya araba yishe mwene nyina. Iravuga iti mba nguhaye umugisha, ariko ndakurebye nsanga uzica mwene nyeko ejo bundi. Iza kutanga umugisha, Esawu aba yarawubonye. Ariko yaravuze ngo Yakobo naramukunze, Esawu ndamwanga. Rebati fakia dosinima, irareba ejo hawe, yitegereza ejo hawe, yitegereza ibyo uzabura ejo. Ibona ko iraguha umugisha ugataha urasambana kandi. Ibona ko iraguha umugisha ejo ukaba watwaye umudamu w'abandi kandi. Ibona iraguha umugisha ejo ukaba waciye umutware wawe inyuma. Ibona iraguha umugisha ejo ukaba wahotoye abantu. Iba yaguha umugisha, ariko igira amakenga. Imana igira amakenga, Imana igira amakenga. Ija gutanga irabanza igashishoza ikareba. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa 16:16 hagaragaramo umukobwa waje aravuga ati aba bantu ni ab'Imana. Ariko Pawulo agira amakenga, aravuga ko uyu muntu harimo dayimoni, ariko akavuga iby'Imana. Aravuga rero kangukize dayimoni ubivuge nta dayimoni kurimo. Dufite urutonde rw'abantu benshi baje gusenga, irababwira ngo ntacyo mbahaye, batese twasenze nabi. Iravuga iti reka gusenga aho mwasenze, ariko mfite amakenga, ndareba ejo hazaza ngasanga muzaba mwabivuyemo. Abandi baharanira gusigwa amavuta. Iravuga iti mba ngusize amavuta, ariko ndi kureba ejo hawe nkabona uzaba wayaribase. Abandi baraza bati dushaka kutugirira neza, ikabona ni kugirira neza. N'uwo mudamu wazanye uzamwanga, uzana abandi ikabiretse kukugirira neza. Mwisi hari Imana igira amakenga. Umuntu yaje kuguha reba ibyo ukoze, Imana yaje kuguha ikareba iyo uvuye, ikareba aho ugeze, ikareba n'ibyo uzakora aho uzaje. Esawu iravuga ngo Yakobo naramukunze,
batese mana urobanura ku butoni. Iravuga ngo Esawu azabibereka. Bwakeye nk'ejo bundi Esawu avuze ngo umugisha ntacyo umariye. Imana iravuga ngo mbibabwira. Ijambo dusomye riravuga ngo nuko muberekere ibihamya urukundo rwanyu, kugira ngo batavuga ngo nabirasi iby'ukuri. Yari ishaka kukwirata ariko uzabyerekana, ishaka kugushira hejuru ariko uzabyerekera abantu, ishaka kugusiga amavuta ariko nawe uzabyerekana imbere y'abantu. Mubereke ibihamya urukundo rwanyu kugira ngo ntazaba narabirase ibyirato by'ubusa. Kugira neza kw'Imana. Uzi ukuntu Yuda yakojeje Yesu isoni, yamugiriye icyizere amushyira mu ndumu. Aba ari uwagambaniye Yesu, yari umwe mu bigishwa be, amukoze isoni. Uzi ukuntu leta Afurika de basi yakonema rapika, uzi ukuntu abakobwa ba Loti bamukojeje isoni. Yabagiriye icyizere, barokokera hamwe, bageze ruguru baramufata, bamufata ku ngufu atabimenye. Itangazo ritambutse, ntabwo Imana iguhera yo usenze gusa, iguhera nayo uzasenga. Ireba imigambi ufite, hari igituma ikwima. Yaravuze ngo nimumara kurya mugahaga muzirinde ntimuzibagirwe umurengwe ntukabatere kureka Imana. Mbafitiye ingero z'abantu benshi bakira abatindi barasengaga, bamaze gukira barabireka. Bakira abatindi bararirimbaga, bamaze gukira bava mu makorari. Bakira abatindi babwirizaga ubutumwa, bamaze gukira barabireka. Mu ijuru hari Imana ivugiye kuri Nkunda Gospel ngo hari abantu igiye kwirata, ariko namwe ibyo byirato ibirase ntimugahega ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ndangije nsengera abantu bapfushije ubusa ubuntu bw'Imana kugira ngo bazuke, kuko data bantumyeho ngo afite amakenga yo kongera kuguha. Uti nzazamuka umusozi. Imana ifite amakenga yo kongera kuguha. Uti nzasenga 7. Imana ifite amakenga yo kongera kuguha. Uti nzafasha. Imana ifite amakenga yo kongera kuguha. Uti nkorera ubukwe, ifite amakenga yo kongera kuguha. Uti mpereza akazi, ifite amakenga yo kongera kuguha. Ayiga data we. Uti nzasenga 7, ifite amakenga yo kongera kuguha. Uti nzasenga 15, ifite amakenga yo kongera kuguha. Imana ifite amakenga. Uti nzafasha abakene, nabijya yaguhaye byari byo. Uti nzafasha imfubyi, nabijya yaguhaye byari byo. Uti nzafasha, ifite amakenga yo kongera kukwimika. Uti amakenga avuye igihe kwimika wafasha buyoboye, ariko uyu mwanya wa none iravuze ngo fata umwanzuro. Ese uzereka abantu iby'urukundo gukunda kwitakwiratiye ubusa? Umva ikibazo, ko Imana igiye kugusubiza, ko Imana igiye kugutabara, ko Imana igiye kukurengera, ko igiye kugukura ku shavu, ko igiye kukwicazanya n'ibikomangoma, ko igiye kuguhembura ezotika de basiyako, ko igiye kukuzitura aho uziritse, ko igiye kugukura mu nzu y'imbohe Jefa, ko igiye kuguha urubyaro Erafika, ko igiye kugukorera ibirori Samusoni we, ko igiye kukongera imbaraga Edasika Erefa. Umva Rusi we, ko igiye kuguha Bowazi. Umva Aburahamu we, ko igiye kuguha Isaka. Umva Yakobo we, ko igiye kuguha irindi zina. Umva Pawulo we, ko igiye kugukuyeho Sawuli ikakwita Pawulo. Umva Petero we, ko igiye kuguha imbaraga. Urayimara amakenga. Ngaho haguruka rero weho tuganira. Marimana amakenga Imana igufiteho urayamara. Yosuwa yamaze Imana amakenga, aravuga ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Irashaka kuguha ariko ukayimara iki? Amakenga. Ndashimira Dawidi yamaze Imana amakenga, ahuye n'idupa atuku niko nzaragira umukumbi. Imana iravuga itiza ahuye n'intare pa ati Imana sinkomaza amakenga. Ahuye na Goliyati, irapika de basi yakone mafika de Goliyasi, irafika de pasi. Aravuga ngo dore umuntu waragira intama, nimumara Imana amakenga. Nimumara Imana amakenga. Yo yapanze kubirata. Umva abasore, mara Imana amakenga kutazongera gusomana. Umva mada, mara Imana amakenga kutazaca umutware wawe nyuma.
umva bishop marimana amakenga kutazafata buyoboye, umva potere we marimana amakenga kutazasomagura abo uri kwa potra, umva musenyeri marimana amakenga kutazasinyura, umva wamubikiraho marimana amakenga kuzabundikira ibyo erkesi yagonema erebasiya, umva shehe we marimana amakenga umwuka njemo marimana amakenga irakugirira icyizere. Ntago murimo mubyumva kansubiremo, kwigufiteho amakenga ngo nikwira tuzayimwaza, urayimara amakenga fukamahuri, urayimara amakenga kutazasubira mu rwagwa urayimara amakenga kutazasubira mu bisindisha, umva bofu urayimara amakenga kutazongera guca madamu inyuma, esika debasi yako urayimara amakenga kutazongera kumubesha ngo akazi kabaye kenshi naho wanyuze hahandi. Va wa muhanuzi urayimara amakenga kutazongera kusifaki ya dokira mango, umva muyobozi runaka urayimara amakenga kutazongera kujya ruswa, umva nkubwire urayimara amakenga kutazongera kurobanura amoko, yimara amakenga nayo iraguha igiye kukwira. Nshuti zankunda gospel, Imana igirira icyizere abayimaze amakenga ukayereka. Yosuwa yaravuze ngo urumva mwana wa nkunda gospel, yaravuze ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakurira Uwiteka, iravuga ngo nkugiriye icyizere. Rusi yamaze Imana amakenga abwira nyirabukwe ngo Imana yawe niyo izaba Imana yawe, igihugu cyawe nicyo kizaba icyanyu. Iravuga ngo umaze amakenga nanjye nguhaye umugabo. Ariko akamvuga Imana yacu nziza we, Elisa yamaze Imana amakenga, Erebatifa aravuga ngo ejo nk'iki gihe, iravuga ngo kuva umpamije ukizera ibyo utareba uzagumya guhanura, kuko ari amaze Imana amakenga. Edafika nuko muberekera imbere, nuko munyure Kigali mugera i Burayi, London, Colorado, Enesifaki Adosia, Amerika, Espanya, mumanuke epfo mugera mu Misiri, Ejibuti, Nigeria, Somalia, muhatambuke mwerekana ko Imana yabirase by'ukuri. Wije muri geto have va ku giti hari Imana irakubajije ngo yimara amakenga ive ku makenga igufitiye ikugirira icyizere. Ngaho yimara amakenga twahamagara Imana. Ibyo bivuze iki? Ireba mu mutima. Data wa twese uri mu ijuru, wari udufiteho amakenga ko nutugirira neza depasifa tuzaguhinduka. Natwe rero uwacu yaravuze ngo numuha umwana azamugutura abakumaza amakenga, nawe urazamuka sefaki yasina umuha umwana. Igihe umuharaza ngo ninjye wa mugore. Natwe inshuti zankunda gospel amakenga wari udufiteho uyakuzeho imbaraga zawe, natwe tuyakuyeho tukwemereye ko tuzagukorera, ndetse n'imiryango yacu ndetse n'urubyaro rwacu ndetse n'abana bacu tuzagukorera. Mukunzi wacu Yesu amakenga nashire, mukunzi wanje Yesu amakenga nashire, mukunzi wacu Yesu amakenga nashire, tuzagukorera. Twirate mu mahanga, twirate mu nsengero, twirate mu tugari, twirate mu midugudu, twirate mu ndege, twirate mu modoka, natwe tukumaza amakenga. Aho tuzanyura hose tuzagukorera. Mbyambaje nizeye ko utugiriye icyizere. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen.